muraho mwuka byaramwe. Imana ishimwe. Turabaramukije cyane mu izina rya Yesu. Turimo kugerageza kumenyera Pastor Mutabazi yahoze yigisha uko wambara agapfukamunwa n'amadarubindi. Nicyo kibazo cyanjye ngifite jewe kuko umwuka unyuramo gutya hakazamo urwokotsi simbone. Ni muri cyo tubakire mu izina rya Yesu. Turabakiriye mwese buri muntu ku giti cye. Kandi reka tuvuge mu Kinyarwanda ngo hobe rwose. Hobe mw'abantu b'Imana. Amezi ashizarane tutabonana. Hobe muraho. Tukote tendereza Yesu ori mwana Gwandego Yesu Womusai gunazi Zizane basa Yesu mulokoze. Turabakiriye mwese hano uyu munsi mu nzu y'Imana. Ni umunezero rwose kugira ngo twongere tugire umugisha duteranira hamwe. Ntabwo ari mwebwe mwenyine twakiriye, ariko twakiriye na bagenzi bacu, bamwe bari mu ngo zabo, abandi bari ku matelefoni n'amateleviziyo mu bice bitandukanye, nabo barimo kudukurikira. Ubu iyi service irimo gustreaminga live na bagenzi banyu barabareba. Ni mu bapepere mu izina rya Yesu. Hallelujah. Gupepera byo biremewe nta kibazo bwo. Nkuko Sabdini yari yavuze, turashimira abantu b'Imana mwakurikiranye umurimo w'Imana muri ibi bihe bya coronavirus, mugakurikira kandi mugafasha umurimo kugeza uyu munsi muze mukadusanga hano. Ni murebe ko hano hameze. Ntitwari twabiteguye se? Icyo ni mudushimire mwukagira Imana. Turenda ngo dufatanyije turebe mu ijambo ry'Imana bamaze kudusomera igitabo cy'umuhanuzi Zakariya igice cya 4. Ndaza kwibanda cyane ku murongo wa 6 n'uwa 10, ariko mu bugufi uyu muhanuzi yahanuriraga abantu bari bahungutse. Bari abantu bo mu bwami bw'Abayuda cyangwa se Isirayeli, yenda byoroshye, bari bahungutse bagarutse mu gihugu cyabo. Barwanaga no kugira ngo icyambere biyubake nk'abantu, ariko nanone barwanaga no kugira ngo bubake umurimo w'Imana ari rwo rusengero. Barwanaga no kugira ngo basubizeho institutions zabo zari zaramaze kwangizwa n'imyaka myinshi y'ubuhunzi. Noneho bamaze gutunguka muri cya gihugu cyabo Imana yari yarabasezeranyije, bahageze bahita bashyiraho imfatiro, cyane urufatiro rw'urusengero. Bakimara kubaka gutya, hahita haza abantu batangira kubarwanya. Barwanywa na bagenzi babo bari bazanye, barandirwa kumvikana, ariko n'abandi bari basanzwe batuye aho ngaho. Muranyumva neza ariko? N'inyuma hariya muranyumva? Okay. Ndimo kuvuga cyane kugira ngo mushobore kunyumva. Noneho abo ngabo bari basanze aho ngaho barabarwanya. Wa murimo bakoraga, umurimo urahagarara. Uwo murimo wari uyobowe cyane n'abagabo babiri. Hariho uwari uyoboye umurimo mugari wose, bamwitaga Zerubabeli, yari nk'umuyobozi wa leta, ariko kandi akaba n'umuntu w'Imana. Noneho hariho uwo twakwita nka pastori ku munsi, yari Yosuwa. Ibingibi mwabisanga bigenda bigaragara. Iki gitabo kigiye gihurirana n'igitabo cya Ezra, kirongera kigahura na Hagayi, kirongera kigahura n'ibyo bitabo byanditswe icyo gihe. Tuzabona umwanya tubibabwira. Ariko mu gihe bakiri muri aho ngaho, ngo hashize imyaka 7 umurimo warahagaze batubaka, kubera opozisiyo yari yamaze gushyuha cyane. None imaze gushyuha, bahagarika umurimo, bayoberwa icyo gukora, bayoberwa aho batangirira. Noneho wa muyobozi wari ubayoboye nawe arashanyarara. Ku murongo wa 6
niho dusanga Imana imutumaho uyu muhanuzi Zakariya. Niho Imana imutumira iramubwira. Ahangaha kino gitabo cya Zakariya ni igitabo mu cyongereza tuvuga figurative speech. Ni igitabo cyanditse ni umuntu wandikaga kwerekwa kwe. Ni ukwerekwa kwa Zakariya niko agenda yandika. Noneho muri uko kwerekwa agenda yandika arimo kuvugana na marayika amwereka ibintu nawe amubaza amusubiza. Noneho marayika uwo nguwo niwe wamuhaye ubutumwa ngo nagenda ubushyire Zerubabeli muri koko ari wa wundi wubakishaga, bamuciye intege, yananiwe, atazi icyo gukora, yahagaritse. Ngo hashize imyaka 7. Bibiliya ivuze imyaka 7 turavuga ngo ni complete of time, ibimenyesha igihe kanaka, igihe kirekire. Noneho nimureberera umurongo wa 6. Niho harimo amagambo akomeye, kandi amagambo Imana yari irimo kubwira uwo muyobozi. Ngo aramusubiza ati, ijambo ry'Uwiteka atumye kuri Zerubabeli agira ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka Nyir'ingabo avuga. Zerubabeli yari yamaze gucika intege. Ibyo yashakaga kugira ngo azubake mu gihugu cyabo, ibyo yashaka kugira ngo akorere Imana, abantu bari bamuciye intege, abandi bamurwanya, abandi bashaka kumwica. Kandi ntabwo yari afite imbaraga za gisirikare, nta bundi bushobozi yari afite. Noneho arashanyarara, arekera aho ngaho kubaka. Niho ahangaha ijambo ry'Imana ryamuziho ngo genda umubwire ngo ibyo ushaka gukora ntabwo uzabigeraho kubw'imbaraga zawe, kubera ko imbaraga zawe ni nkeya, ariko ibyo ushaka gukora uzabigeraho kubera imbaraga z'Imana. Burya imbaraga z'umwana w'umuntu zifite ahantu zigarukira. Hari ahantu imbaraga zanjye n'izawe zitarenga, ariko iyo dushyizemo imbaraga z'Imana nta hantu utagera. Iyo ushyizemo imbaraga z'Imana nta hantu utagera. Abenshi dukunda insengero, dukunda kuza gusenga, dukunda kugaragara mu rusengero ku cyumweru, ubu hari hashize amezi 4. Amezi 4 harya bari mu ibyumweru bingahe? Ni mumbarira abazi imibare. Amezi 4 bwo ibyumweru yageze mu 100 se? Yakara. Ni 30? Murako mwese imibare yabibagiye mwokagira. Murumva ko ari ibyumweru 10 na bingahe? Sibyo mwokagira Imana mwe? Kuko ni ibyumweru 16, fata ibyumweru 4 wongereho 4, wongere 4, wongere 4 inshuro enye, biravamo 16. Sibyo? Ibi ni ibyumweru 16 tudakandagira mu nzu y'Imana. None Imana iduhaye umugisha, mwokagira Imana mwe. Izi ni imbaraga zande. Turashima Imana rero, turashima Imana cyane, turashima Imana. Kandi muri ayo mezi tuvuga twashoboye kugaruka wowe nanjye, twageze hano mwokagira Imana mwe. Ubu ngubu abapfuye bamaze kubashingura kera byararengeye, abantu barimo gukomeza, ariko twagize umugisha wo kugaruka aha hantu. Izi ngizi si imbaraga z'umuntu, si ubwenge bw'umuntu, si ubushobozi, ni imbaraga z'Imana. Turabishimira Imana rero, Imana ishimwe. Noneho Imana mbese cyamubwiraga ngo ari kumubwira ngo komera, kandi nuragize ugira ute ukomeze. Nimurebe n'uwa 7 nawe ntabwo amagambo yerekeye aho ngaho. Ngo aramubwira, ubwo ni bw'abahanuzi bugikomeza, ariko ngo wa musozi munini we wiyita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya, azazana n'iki? Nibuye risumba yandi. Mbese ahangaha icyo avuga imbere ya Zerubabeli, kubera ko hari hashize igihe kinini umurimo w'Imana warahagaze, ibyamuzanye byarahagaze. Noneho we yareba ibibazo yari afite imbere ye akabibara, agasanga bya bibazo bihindutse nk'umusozi wa Muhabura, agasanga atazabinyuraho. Ariko Imana imutumyeho ijambo ryaravuga ngo wa musozi uhagaze imbere ya Zerubabeli, ngo urabeshe uzahinduka iki? Uzahinduka ikibaya. Mbese wa musozi we uzahinduka ikibaya.
nageze ahangaha nibuka ibintu byinshi nagiye mpura nabyo mu buzima bwo kubaho. Hari aho umuntu agera ugasanga ukavuga uti uyu musozi jyewe nzawunyuraho nte, aha hantu nzahacane. Niba ari umusozi w'ishuri, niba ari umusozi w'urugo, niba ari umusozi w'ubukene, niba ari umusozi w'iki, buri muntu agenda kenshi ahura n'umusozi we bitewe n'agace karimo, bitewe n'ahari, bitewe n'ibyo ahura nabyo. Noneho rero uyu nguyu w'ijambo ry'Imana ryamujeho rivuga ngo wa musozi we uhagaze imbere ya Zerubabeli uzahinduka iki? Uzahinduka ubusa. Ndenda ngo nsoze n'ijambo turahera kuri uwo murongo wa 10 nari mushaka bariho duhera, ariko akenshi biroroha iyo uhereye hejuru ku murongo w'8 uwa 9 ukaza kugera ku wa 10. Uwa 10 wo naho yashoje avuga ntabwo ivamo neza muri Bibiliya y'Ikinyarwanda, ariko muri Bibiliya y'Icyongereza iravuga ngo who can despise the small beginnings, ngo mbese ninde wagaya, ninde wakerensa, ninde watakaza agaciro ku tuntu dutangira ari dutoya, ku kantu gatangira ari gatoya, kubera yuko akantu gatangira ari gato karakura. Burya abantu benshi ntabwo bakunda ubuntu butangira mu mbaraga nkeya. Reka mbabwire, mu gitondo twabyutse twiteguye, ntabwo mwahuye natwe mu gitondo tuza, mana yanjye we ko twari twiteguye, naje niteguye, nza nirukanka ndaparika hariya, nanze kujya hariya kuko niho batwakiraga, ndaparika ndirukanka njya mu biro hariya, nkuramwe ikanzu yanjye nyikubita ahangaha ku kuboko, ndumva mu mutima naririmbaga ngira ngo. Noneho dutangira kuzamuka no ma esikariye ya katedrali, ngeze hariya mbona abayobozi bibanze bahano bose baje. Hagarara bishop, niki wari ufite amantuza amateranira n'uyu munsi, ariko wemerewe 2 gusa. Numva ndavangiwe, amateranira 2 se ko twari dufite irya 2, tukagira irya 4, tukagira irya 6 n'irya 10 rya nimugoroba. Ubwo dusezerere nde muri abo ngabo? Tureke nde dusezerere nde? Ejo se ko ariko twasezeranye ngo yangura agomba kubaho. Nanjye nibuka ko nkeneye kugira gute kubaho, ntabwo nshaka kurwarira mu rusengero, ndashaka kugira ngo nze nsenge nta hendi muzima, sibyo ra? Kandi nigera mu rugo abangeneye kubatwarira uburwayi nabo nsange ari bazima, kugira ngo mu cyumweru gitaha nabwo nzagaruke, kugira ngo n'igikurikira igitaha nzagaruke nsenge, ndetse n'umwaka utaha nzashobore gusenga. Ntabwo nshaka gupfa rwose, mwokagira Imana. Ngira ngo buri muntu wese nuko nguko, sibyo? Niyo mpamvu tugomba kwirinda, niyo mpamvu tugomba kwambara buno bupfukamunwa. Turashaka kubaho, abakirisitu bacu turashaka ko mubaho, sibyo ra? Noneho ariko ibyo ngibyo mbikuye kuri uku kubabwira ati twaje twiteguye, twumvaga uyu munsi ari bube ikintu gikomeye cyane, turi busenge bukarinda bwira. None ubu iri teraniro niryo teraniro ryari niryo rya nyuma ry'uyu munsi, ariko ntacyo bitwaye kuko icyumweru gitaha tuzagaruka. Nimutekereze duteranye rimwe, icyumweru gitaha ntitugaruke. Turashaka kugira ngo n'igitaha tuzagire gute? Tuzagaruke, n'iki gikurikira tugaruke, ndetse n'umwaka utaha uzaza dusange ahangaha, sibyo mwa bantu b'Imana mwe? Rero nta muntu ujya ukunda akantu gatangira ari gatoya. Abantu bose bakunda ko ibintu bitangira mu mbaraga, bigatangira bivuga, bigatangira mbese ari ibintu bifite. Ariko ijambo ry'Imana ryubaha utuntu dutangira ari dutoya. Sinzi impamvu, nibuka ndi umwana nari mfite murumuna wanjye wankurikiraga. Noneho umunsi umwe turagenda dusanga mama mu murima arimo guhinga. Mama, duha amasuka natwe tugufashe, ariko turashaka uwacu umurima ku ruhande rw'uwawe. Adushyira ahantu nk'hariya, aduha amasuka, turatangira turahinga, aduha n'imbuto ndetse turatera, turataha. Baratugaburira, tumaze kurya turamubwira mama, ubu se ibyo tumaze gutera mu murima ubu ntibyameze, dushaka kugira ngo turebe ko byameze. Aravuga ngo ya ntabwo biramera, nimwihangane bizagira bite? Ninde wasuzugura utuntu dutangira ari dutoya? Ngo nimwihangane. Turamwihorera, tubonye agiye mu gikoni turirukanka dusubira mu murima, turacukura bya bindi byo twateye ngo turebe ko byameze. Dusanga ikigori twashize kiracyari ikigori nk'uko twagisize, kuko ntiharashira amasaha nk'abiri tumaze kugitera. Turongera tugisubizamo, dusubirayo.
ku mugoroba tugaruka twirukanka turongera turareba ngo turebe ko byameze. Bukeye hageze ku munsi wa gatatu turarambirwa, siki mama yaduhaye imbuto zipfuye, turigendera dusubira ku ishuri. Tugarutse hashize sinibwo igihe cyari gishize, twasanze ibigori byacu bigeze nk'aha ngaha byarameze, kubera yuko kumera gutangira buhoro buhoro. Imbuto izaba nini itangira buhoro buhoro, amateraniro azakomera nayo atangira buhoro buhoro. Ntabwo nzi impamvu Imana ikorera mu bintu bitangira buhoro buhoro. Ibuka na Yesu wari umwana w'Imana, wari waje gukiza isi, yatangiye ari iki? Ari agahinja, kandi ntikavukira mu rugo rw'umwami, ahubwo kavukira mu rugo rworoheje rw'amatungo y'inka. Nimwibuke na Dawidi wari intwari wishe Goliyati. Twese turamwemera, cyane cyane abagiye muri Sunday school, twese twemera nde? Dawidi. Ariko yatangiye ari umushumba w'iki? Ubuntu buzakomera kenshi bitangira ari bito bito, bihoro bihoro, buhoro buhoro, bizamuka bizamuka bizamuka. Abari muri business ntabwo ndabona umwanya wo kuganira namwe rwose. Uzi ko umuntu acuruza umunsi umwe akenanwa nganye na mironko? Ntabwo byashoboka. Ibintu bizakomera bitangira gute? Buhoro buhoro, buhoro buhoro. Urubyiruko bariya abagore mureba bibitangaza mukunda cyane, nimwihangana namwe muzamera nkabo. Ibintu bizakomera bitangira bite? Buhoro buhoro, twihangane. Reka dusenge. Uri Imana yumva amasengesho. Kuvana kera kose abantu bawe barasengaga ukabumva kandi ugasubiza amasengesho. Reka tugusabe kugira ngo uduhe kwihangana, kugira ngo imbuto zacu dutera zigaragara nk'aho ari ntoya, zidafite imbaraga, duhe no kwihangana kugira ngo tuzihanganire, kuko bigaragara ko iby'Imana bitangira buhoro bikagenda bikura, bikazana ikibabi kimwe, igihe cyazagera ndetse bigaheka no guheka, hanyuma mu gihe gikwiye bikera kandi abantu bagasarura bakamererwa neza. Turagushimira uyu munsi w'igitangaza waduhaye Nyagasani. Waduhaye umugisha wo kuza mu nzu yawe, waduhaye kongera kubona bagenzi bacu, waduhaye kongera kubona iyi nzu yitiriwe izina ryawe, waduhaye umugisha wo kongera kubona abapasitore bacu, waduhaye umugisha wo kongera kugira ngo dukandagire muri compound wahaye Abangirikani. Uri Imana igira neza, komeza kuduha umugisha no kubana natwe, kandi natwe tugira ibyiringiro byo kureba iyi mbuto yatangiye uyu munsi ikura kugeza umunsi izangana nk'uko wayigennye ngo izangane, ku bwa Kristo umwami wacu.